Iyo bigeze mu gushaka amafaranga harabumva ko bagomba kuyabona bakanashaka uko bazayabona, gusa nawe bigera kuri iyi ngingo bakumva ko nta buryo na bumwe bayabonamo uretse kuba bayabona binyuze mu kugira uyabaha bafashije mu mahirwe n'ubundi buryo yazamo bisa nk'impanuka. Nubwo ariko harabumva ko nta bubasha bafite bwo kuba babona amafaranga, burya buri wese yayabona, wenda ntiyahita abona yakeneye yose, gusa hari ayo yabona. Uko kuyabona mvuga kandi gushingiye mu gukoresha ibyo twe ubwacu dusanzwe dufite tukayabona. Akaba mpamvu twateguye iki kiganiro ngo tuganire ku buryo burindwi buri wese aba afite yakoresha bukamuha amafaranga. Ndisenga Robert Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Uburyo bwa mbere buri wese yakoresha bukamuha amafaranga ni ugukoresha igihe cye. Benjamin Franklin yavuze ko igihe ari amafaranga. Niba ko kugihe ari amafaranga byavuga ko ugifite atakabaye ayabura, gusa ikibazo ni uko imvugo ya Franklin hari ubwo yumvwa nabi. Iyo havuzwe ko igihe ari amafaranga hari abahita biyumvira ya saha itatse mu nzu zabo n'iri ku maboko yabo, bakiyumvira gusa iyo saha ibara amasaha 24 bikarangirira aho, ariko mu by'ukuri ibyo Benjamin Franklin yavuze birenze ibyo. Mu by'ukuri igihe cyawe ni ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nicyo gishoro rugira yaguhaye, niwo mutungo w'ibanze kandi w'ingenzi ufite. Rero uko wangiza igihe cyawe birumvikana neza cyane ko ubunangiza ubuzima bwawe. Niba ushaka kureba uko upfusha ubusa igihe cyawe, isuzuma utiberewe yuko ukoresha buri saha ya buri munsi. Reba ibigutera umwanya, reba amasaha umara ku mbuga nkoranyambaga uriho gutyo gusa nta n'icyo uri kwiyungura. Reba ayo masaha utakariza mu maseri yagutwaye umutima. Reba ayo masaha umarana n'inshuti zawe muvugavuga gusa ubujajwa buri munsi bikaba uko. Teranya mu masaha yakube n'iminsi 365 igize umwaka, ubundi urebe ingano y'iminsi umara muri ibyo mu gihe cy'umwaka. Ubikora uzirikana ko Henry Ford yavuze ko abicira inzira bazica, mu gihe abandi baba bari gupfusha ubusa igihe cyabo. Nshuti, niba ushaka koko ko igihe cyawe kiguha amafaranga, hindura uko ugikoresha. Niba ugikoresha nabi, nibyo kureka imbuga nkoranyambaga biragoye, gusa niba wazimaragaho amasaha 2 ku munsi, gabanya umareho imwe yiyunguremo ubumenyi. Kureba filime ni byiza, gusa ntizikakubate ngo wumve ko kuzireba ari wo mubyizi wawe. Kuganira n'inshuti ni byiza, gusa mujye muganira ibyubaka. Gabanya amasaha utakariza mu bitari ingenzi, ahubwo wongera yumara mu by'ingenzi. Gabanya amasaha upfusha ubusa uyakoremo aka business ko ku ruhande kazakugoboka. Gira amasaha ugabanya kuyusa nk'upfusha ubusa uyongere mu kwiga no kwiyungura ibishya. Bikore none kandi agusezeranya ko umwaka utaha uzihembera uyu mwanzuro wafashe. Uburyo bwa kabiri bwo kubonamo amafaranga ni ugushyira mu bikorwa ubumenyi ufite. Uzitegereza urebe, uzasanga uko umuntu agenda yongera ubumenyi ari nako agenda azamura umushahara we. Benshi mu bakora ibitabasaba ubumenyi bwinshi bahembwa make, gusa abakora ibibasaba ubumenyi bwinshi ukanongeraho bifite ubumenyi na bake bahembwa menshi. Ibi bivuga ko ubumenyi ari amafaranga. Niba hari ubwo ufite, tangira none ububyaza umusaruro. Niba utarabona uko bwaguha amafaranga, ibuka uko bwaguha amafaranga. Ushobora no kwigira kuba yabonera muri ubwo bumenyi busa nk'ubwawe, ubundi ukanyura mu nzira zabo. Niba kandi udafite ubumenyi bwaguha umugati, none nicyo gihe cyo kubwiyungura. Ubumenyi ni bwinshi naho bwakurwa ni henshi. Ingano yawe ufite kandi ntiyakubuza gutungwa nabwo. Rero hitamo ubumenyi ushaka, ubundi bwangu ugende wihugure. Uburyo bwa gatatu wakoresha ukabonamo amafaranga ni ugushora ingufu zawe. Iyi si ya none ifite abantu benshi biyise abasirimu, bakabaho barera amaboko mama ngo ntibakora imirimo y'amaboko. Bakabaho gutyo gusa nibura amaye batanashaka uko banakora iyo mirimo itabasaba kwiyanduza, bakigira abanenganenzi basubiza ibihugu babamo inyuma. Sinzi icyatuma wanga gukora imirimo y'amaboko mu gihe rugira yaguhaye. Sinzi icyatuma wanga ibigusaba gukoresha ingufu kandi uzifite. Sinzi icyatuma wumva ko ubusirimu ari ukorera amaboko urushya igihugu n'abagufite mu nshingano. Niba rubona hari imirimo isaba ingufu wabasha, gikora ushaka umugati, utane n'abigize amasongi. Uburyo bwa kane wakoresha ukabonamo amafaranga ni ugukemura ibibazo bya rubanda.
iyi si iriho akayabo k'ibibazo bikeneye ibisubizo, birumvikana kandi utanze ibisubizo ntiyabura kubihemberwa, bikavuga ko ushaka amafaranga yagashatse ikibazo ashakira igisubizo. Kuba kandi uri kureba iki kiganiro nuko koko ushaka kugira icyo ugeraho, ibanga ntagwana naryibutsa no kutaba mu baganya, ibanga no kuba mu bashaka ibisubizo, ibanga no gukemura ibibazo rubanda bafite, ubundi ugahabwa inyiturano. Sinzi niba hari ushidikanya kuri iyi ngingo avuga ko gukemura ibibazo bitaguha inyiturano, niba hari uhari nareba abantu bahiriwe dufite muri ubu buzima, bose bageze aho bari binyuze mu gukemura ibibazo, bose bashatse ibibazo bakemura. Rero niba ushaka ejo heza, reka kuganya ahubwo urebe ibibazo rubanda bafite, ubundi ugira ibyo ukemuramo. Uburyo bwa gatanu waboneramo amafaranga ni ugukoresha impano wifitemo. Byanze bikunze abantu batunzwe n'impano zabo, ndabizuza batunzwe no kuririmba, uza batunzwe no gukina, uza batunzwe no kuvuga, ushobora kubuza batunzwe no kwandika, ushobora kubuza batunzwe no kubyina, mbese bivuga ko hari benshi batunzwe n'impano zabo. Gusa ariko nanone ntihagire unyumva nabi ngo yumve ko kugira impano byonyine bihagije kugira ngo utungwe nayo. Kuyigira ni kimwe no gutungwa nayo ni ikindi, guhabwa umugati nayo bisaba gukora cyane ukayikuza, bisaba kwihugura uko watungwa nayo, bisaba ubwitange n'umuhati udashira. Rero n'ufite impano yikureho wiyagure wiguhuriza kuko watungwa nayo, ubundi utangire uyishakiremo amafaranga. Uburyo bwa gatandatu wakoresha ukabonamo amafaranga ni ugukoresha interineti. Interineti hari abayifata nk'igikoresho cyo kwidagadura, kwinezeza, kuruhuka n'ibindi nk'ibi, bakayihoraho nta kindi kirenze ibi bayikoresha, ariko niba uri muri aba ntiwakabagumyemo. Mu by'ukuri niba ushaka kubyarwa umusaruro na interineti ugomba kuyikoresha nk'ugurishaho kuba umuguzi. Izo mega runaka uhorana ukoresha mu kwidagadura byonyine zirahagije ngo uzikoreshe n'ibindi byaguha inyiturano. Wowe uko interineti ikoreshwa mu kubona amafaranga, uko interineti yagufasha kwamamaza ibyo ukora, mbese rekera gukoresha interineti nk'umuguzi gusa, unayikoreshe nk'ugurisha. Uburyo bwa karindwi wakoresha ukabonamo amafaranga ni ukuyaboneramo uwo muziranye. Uku kubonera amafaranga mu wo muziranye mvuga ntabwo ari ugushyira amaboko mu mifuka ngo basabe nkaho ntacyo wibashirije. Uku kuyabonamo uwo muziranye mvuga ni kwa kugirana imikoranire nabo, bakagukebura, bakaguha inama, bakagutungira agatoki k'ibyo wakora ukicira inzira, bakaguha akanyabugabo mbese ukabigiraho, ugashyira mu bikorwa ibyo ubigiraho. Bitewe n'uko rero burya atari buri wese wakugirwaho, urasabwa guhitamo inshuti witonze. Gumana n'izifite intego mu buzima, gumana n'izikungura ibishya ukajya ejuru, naho undi nuhana n'abanyantege nke uzahora wifitemo intege nke. Niba ushaka amafaranga, zirikana ko nta muntu n'umwe wagufasha kubona ibyo ushaka utari wowe. Rero koresha bimwe mu byo ufite none uyashakaho kuganya. Shora igihe cyawe uyashake, shora ingufu zawe uyashake, shora ubumenyi ufite, shora impano ufite. Koresha interineti mu kuyashaka, koresha inshuti zawe mu kuyashaka, kandi witinda, tangira none. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icya Robert Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenje. Mwatwandikira umwanditsi kuri phone 0788 18 cyangwa mukayitwandikira kuri Instagram Beramirenje. Soreje aha, ndabashimiye.